Ikaze nanone bakunzi bacu b'Isaro Life TV, twongeye kugaruka twabazaniye ikinyobwa gishyashya. Tugiye kubategurira ji ya karoti, tubategurire na oranje. Iyi ji rero ikiza cyayo ifasha ubwonko kugubwa neza, igatuma amaso yongera yongerera imbaraga kureba kw'amaso yacu, ikarwanya ihungabana ry'amaso. Ikindi iyi ji yacu ikora, ikize cyane kuri vitamine A na C. Murabizi C nayo ituma uruhu rumera neza, na vitamine A namwe murabibona hano habamo beta carotene ituma ubuzima bugenda neza cyane. Ni amavitamine mbega y'umwihariko ku buzima bw'umuntu. Hanyuma rero iyi ji kunywa nk'ikirahure cyayo buri munsi bituma imisatsi ipfuka cyangwa se inzara zidakora neza, hatongera kuvuga icyo kibazo, ugasanga ufite inzara zawe zimeze neza cyane kandi n'umusatsi urakomeye, atari kwa kundi ushobora gucishamo igisokozo ngo ipfuragure. Ikindi nanone iyi ji yacu tugiye gukora imaze ku mubiri wacu, iyi ji ituma igifu kivubura neza imisemburo ku rugero rwiza. Ku bantu mufite nk'ibibazo by'igifu, ubashije kubyuka ukayitegura, igifu cyawe kiba kiguwe neza, nta kibazo na bibazo wongera guhura nabyo. Ikindi nanone iyi ji usibye n'igifu ituma n'umwijima ugubwa neza, ugasanga nyine urakora ku rugero rwiza nta bibazo ufite. Tugiye gutangira rero dutegura iyi ji yacu. Rero dukata kuri karoti, dukate duto duto kandi ukabikorana isuku. Ni ukuvuga ngo ibintu byacu dutegura tuba twabanje kubikorera isuku neza, mu rwego rwo kwirinda ibintu bijyanye n'akajagari. Tubitegura twabanje kubikorera isuku, tugakoreshamo n'amazi meza asukuye ku buryo nta kibazo ushobora guhura nacyo. Kata duto duto, hanyuma tuzishyire muri blender yacu. Karoti zacu turangije kuzikata, tugiye kuzishyira muri blender. Hanyuma tumaze gushyiramo karoti, tugiye gutegura na oranje turi bushyiremo. Oranje zacu turabanza tuzihate vitamine C, bigatuma uruhu rusa neza. Kubibona oranje zacu turi kuzitonora, dukata amaronji yacu, kugira ngo tubashe kuyashyira muri za karoti zacu tubisyane. Ni ukuvuga ngo rero ba bantu bajya bavuga ngo imisatsi yabo ngo ntikura neza, ngo ntibe imeze neza, ahangaha rwose ikibazo kiba cyakemutse. Kiba cyakemutse, hehe no kuvuga ngo umusatsi wawe ngo umeze nabi wirirwa urwana nawo, inzara se ngo zimeze nabi zirica, zimeze ukuntu. Wapi, iyo ukoresha bino bintu ni ukuvuga ngo nta kibazo wongera guhura nacyo. Hanyuma twarangiza tugashyiramo amazi angana na mililitiro
250. Tumaze gushyiramo amazi, tugiye gusya ya ji yacu. Muri kuyibona ji yacu turi kuyisya kugira ngo inoge neza, tubashe kubona umutobe wacu umeze neza. Hanyuma dufate ya ji yacu tuyiyungurure. Dushakemo wa mutobe wacu. Ji yacu murabibona ibimeze neza, twarangiza tukayiyungurura. Murabibona iyi ji babashije kuyikora rwose, urabona ko ufite ubuzima buzira umuze, nta kibazo na kimwe wahura nacyo. Ubasha kuyikoresha urayisoje. Murabibona urabona ko bimeze neza. Ji yacu muri kuyibona, ndayibona ko imeze neza rwose, nta kibazo ifite. Imeze neza, irasa neza, vitamine A ni furu, vitamine C ni furu, yujuje ubuziranenge. Hanyuma ji yacu dusoje kuyiyungurura, hanyuma ugasuka mu kirahure cyawe uri bukonsome. Murabibona ukuntu imeze neza. Muri kuyibona ya mabengeza. Murabibona ukuntu isukika neza, vitamine zose. No kunywa ibinini bya vitamine. Ahangaba wabisoje ukagubwa neza, imisatsi yawe ikamera neza, ubwonko bugakora neza. Iyi ji rwose ikora ku bintu bikomeye kandi by'ingenzi mu mubiri. Ukabungabunga amaso yawe kugira ngo akomeze kureba neza, uruhu rwawe rukamera neza, umwijima wawe ugakora neza, ugafungisiona neza. Igifu nacyo kikavubura imisemburo neza. Wanyweye iyi ji nk'uko mubibona, iyi ji ni igisubizo ku bantu bajya bagira utubazo two mu gifu, ugasanga igifu harimo ibintu bitameze neza. Iyi ji ni ukuvuga ngo igifu kigubwa neza, ukirirwa umeze neza, ubuzima bukagenda neza. Niba mukunze ibyo dukora, murakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tubagezaho mubashe kubibona. Mukore like, mukore na comment, mukore na share ku nshuti zanyu kugira ngo nabo babashe kubyikorera. Murakoze, nawe ubutaha.